uyo hagati wambaye agapira k'ubururu ni wambere wa cya gipira ni nawe watemye ni watemye ijosi ku kuboko no ku maguru uriya mudamu yitwa Gatare Edimo uyu nguyu w'ibumoso yego atuye mu Nyakabanda afite imyaka 38 roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mu kubita hasi niwe wabikoze amwakashakosha ni mwabonye mutema na wabonye wibuka yitwa Hakizimana Jacques uriya wa mbere yitwa Gatare Edimo alias Black amaze alias aka bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwitundi we avuga ko acuruza butike Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude hari naho bamuzi nka Claude niwe watemye ni wari ufite umuhoro niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye watuye afite imyaka 33 atuye ku Kivugiza avuga ko acuruza tofu uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaji atuye Nyarufunzo Mageragere afite imyaka 40 wacuruza scrap we roruye muri kiriya gikorwa ni wateraga amabuye abaje gutabara ni nawe wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igeraho irahunga urumva ko baje buri muntu afite roruye muri kiriya gikorwa bose bafashwe mu matsa atandukanye bajya bafatwa mu bitandukanye ahantu hatandukanye kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga bivuze ko barakurikiranaga kuko bari basize babwiye n'abadamu wabo ko sinzi ijambo bakoresheje ariko bari babamenyesheje amagambo yabo ko ibintu bitameze neza bariho bashakishwa abantu bari bashaka batari barangira aho bari birumvikana ko bari bazi ko icyo bakora Slim Jesus bakoze nagira ngo wenda mbagezeho amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora ntabwo ari iminsi myinshi bijyanye na video cy'amashusho amazi iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bayavuzeho byinshi ndetse natwe nka polisi hari byo twagiye tuyavugaho hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara umurenge wa Nyamirambo nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira twebwe twara ijoro turi mu kazi ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya ntabwo yari breaking news twari tubifite tubikoraho muri iryo joro rero abagabo batatu witwa Gatare Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha alias Black y'imyaka 38 ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33 na Rurangwa Jean Paul alias Mucezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40 bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara kuko niho atuye hari hafi n'umusigiti wo muri Rwampara uko naberetse mbere umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul niwe wabanje kumufata amukubita hasi amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi ga telefone akoresha muri Momo gatoya
tumwe twitwa Gatoroshi, hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari ugutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mbashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite, Maniriho Theogene, ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza tutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo barababwira bati uyu munsi udushaka ntimugire icyo mumubwire, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvido dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworohe. Kuva ubwo rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo, Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2. Yarakurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu bari aho, gusa we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri we mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya, naho bari bafite uwo bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iriho ikora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi, kuko marangamutima turabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu rwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi ni inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi. Kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Maniriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima.
ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko suko abantu batabaye, abantu bari barinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwakutwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Imana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Twabatumiye rero kugira mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabara no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video nahari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntiyagira amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye. Burya nari amahoni yavugaga, nubwo batinye kwegera, ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko yari no gupfa, ariko birashoboka ko nari amahoni yavuze, na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite, cyangwa batabakomeretsa cyane, uyu munsi bakaba barabashe no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamugiye turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari. Ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho, nta naho guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ni byiza rero ko bakwishyira, ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite sante, si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye, bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko nyine bashyitsemo gufata inzira y'icyaha. Ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye. Abandi bakorana bose, cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora, ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa. Nitwa Solange Umurerwa, umunyamakuru wa RBA. Ndashaka kumenya se iki cyaha kibahamye bashobora guhanishwa ikihe gihano? Hanyuma ibi byaha biri kugenda byiyongera muri iyi minsi. Mwari mubikomojeho ko muri tayari, cyangwa se mwiteguye n'ubundi gukurikirana bagira aba bafite icyo bitekerezo, ariko se ko bigenda bisa n'ibyiyongera muri iyi minsi, hari gukorwa iki cy'umwihariko? Sinzi ko byiyongera cyangwa ari uko wenda itangazamakuru bigaragara nk'ibyiyongereye, ariko sinzi ngo byiyongera bivaho ibijyahe, byavuye ku bingahe bigera ku bingahe. Ntabwo mu by'ukuri icyambere mpereye ku kibazo cya mbere waruvuze bahanishwa imyaka ingahe. Reka icyo tugerekere RIB nizicara igakora dosiye ikayitunganya, ikamenya inyito y'icyaha. Gishobora kuba atari kimwe cyangwa ari byinshi, bitagukomeretsa, kugambira kwica, ubujura, rero ni byinshi.
rero ubwo ngubwo bisaba umunyamategeko yicare. Niyo mpamvu uyu munsi tubazanye tutarakora dosiye. Tuba twakoze dosiye twavuga ati bitewe n'uburyo categorization y'ibyaha afite abantu bashobora guhanwa muri ubu buryo. Naho turi muri societe, ntabwo societe wavuga ngo izabamwe abere gusa abantu beza. Birashoboka ko mu mboni z'abantu babona ko bisa nk'ibyiyongereye, ariko twebwe tubona byaragabanutse cyane. Byagabanutse cyane ugereranyije n'iminsi yatambutse. Ahubwo nuko wenda uburyo bica ku mbuga nkoranyambaga bihita bifata iriya situation igaragara nko byabaye byinshi, ariko kuri twebwe ibintu nk'ibi mu by'ukuri ntabwo twari tubiherutse. Ariko n'ibyo bike bihari ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, byakabitana hari pe. Nicyo twifuza. Ingamba zihari rero ni ugufatanya n'abaturage, ni guhana amakuru, mu by'ukuri ni ukutwereka uko aba bantu badutuyemo. Aho mbabwiye ahangaha mvuze, ntugire ngo batuye mu kirwa, baturanye n'abantu bafite abaturanyi. Ariko ntibyagutangaza ko wenda ubu ngubu nuko bafashwe ejo, nidukomeza iperereza dushobora gusanga hari umuntu ukubwira ati ariko aba bantu hari icyo nari mbaziho. Rero icyo ubu baziho twebwe kiduhe, ntabwo tumufata, kuko tuzamufata ari uko tubonye ko ibyo uvuga bifite ishingiro, tubuze n'ibindi tuburizemo bitaragera ahangaha. Birashoboka ko abangaba mu by'ukuri twari kuba twarafashe mbere, kuko kubona umuntu ukora igikorwa nk'iki ntabwo wavuga ko wenda ari bwo bwa, ndashoboka ko hari n'abandi babikoze nk'uko bari bafite n'undi mugambi wo kujya ahandi. Rero amakuru duhawe nubwo hari ababibabariyemo, ariko mu by'ukuri mbabwiye ko n'ikindi tuburijemo. Ibintu nk'ibi rero birashoboka. Naho ubundi ibyaha nk'ibi mu by'ukuri navuga ko byari bimaze iminsi byaragabanutse. Yenda ibindi muvuga ni bya bidumva ngo urugomo yakubise kanaka. Muri societe sinavuga ngo tuzicara umwe ntakubita undi, tuzicara umwe ntibatongane, ariko ni nacyo inzego ziba ziriho kugira ngo zibikurikirane, noneho bibera isomo abandi, bicubye n'abandi. N'ubundi ntabwo twavuga ko bizamuka. Umuntu akaba yakibaza mbere na mbere ngo ntibyaba ari ikibazo gikomeye niyo abantu bafite imirimo yindi bakora nk'iy'ubucuruzi bishora mu byaha nk'ibi ngibi, niba uko mwaragenzuye mugasanga ibyo bavuga by'imirimo basanzwe bakora ari ukuri. Ariko ikindi noneho kigendanye no kuba babiri muri aba ngaba bari basanzwe barafungiwe n'ubundi byaha bifitanye isano n'ubugizi bwa nabi. Umuntu akibaza ngo kuko ngira ngo si n'ubwa mbere polisi ifasha abantu igasanga n'ubundi bafite records z'uko bigize gukora ibyaha n'ubundi bisa n'ibyo baba barafungiwe. Ndetse ndibuka rimwe n'igihe bigeze kutwereka abantu bigeze kwica umuntu mu Kicukiro, bavuga ko umugambi bawucuze bafunganywe muri gereza. Nubwo polisi atariyo igorora, ariko irongera ikagira inshingano zo gukumira ibyaha bikorwa n'abantu baba barageze gukora ibyaha bakakororwa. Niyo ugiye mu makaritsiye menshi usanga bahangayikishijwe no kuvuga ngo kanaka wa wundi yakatiwe imyaka 2 ubu arabura amezi 5 naza none ntabwo tuzamukira. Aba bantu amaherezo y'abazaba ayahe niba icyaha cy'ubujura, icyaha cy'ubugizi bwa nabi, bakora igihano bakakirangiza, ariko bagasubira muri societe n'ubundi bigaragara ko rimwe na rimwe babaye babi kurenza no kwari bameze mbere. Ndetse n'uyu muvuga yuko wadafite records, ugiye gusanga abagizi bana akenshi usanga bafite n'imyirondoro irenze umwe, kuryo ushobora gusanga nawe yarigeze gufungwa. Hari abo tujya tubona ugasanga yafunzwe imyaka myinshi ariko ari abantu benshi batandukanye. Ibi bintu by'abantu bafungwa bakava muri gereza ariko babaye babikurushaho. Police n'izindi nzego z'umutekano muteganya kurwana nabyo gute? Urakoze Theo. Ikibazo cya mbere cyo nababwiye ko iperereza rakomeje. Ibyo bivugiye ntabwo ari hamwe. Ibyo bivugiye ngo giye nkora ibi si hamwe. Ni ibintu tukeneye natwe kuverify. Ni ibintu turebe ko biba nimba ari byo kuko babikora. Ariko nanone nta gitangaza gihari kuba yumva umuntu akora ibikanda ari n'umujura. Bijya bibaho. Ntabwo kuri twebwe byaba ari bishya. Kuko ni ingeso. Wenda nimba ariko ko wasanga bifite kuko yabikuye mu byo yari ibyo n'urugero nuko mbitekereza. Ariko ibyo ngibyo ni ibyo bivugiye nababwiye, ntabwo ari ibyo duhamya. Ibyo ngibyo ni bisaba ko tujya kubanza kureba koko nimba bihari. Naho icyo warubaje kindi, nibaza ko abantu bose bafunzwe mu Rwanda muri gereza uko basubutse se ko baba babi. Harimo nabaza bagahinduka bakajya muri societe bakakomeza kuba ubuzima bugakomeza. Ariko nanone ni kimwe nuko dufite n'abatafunzwe bari hanze aha wenda batari beza,
tutaranafata cyangwa tutaranaregerwa twese tutazi. Nkuko nababwiye, iyi ni sosiyete, nta sosiyete wavuga ko izaburamo umuntu utandukanye n'abandi. Kimwe no muri gereza n'indi sosiyete, sinzi ko baragerageza bakagorora bagakora ibyo bakora mu buryo babikoramo. Iyo tuvuge muri 100 havuyemo 20 cyangwa 5 bakamera nabi, ntabwo twavuga ko nta gikorwa. Gusa nyine icyo ni ikibazo mu by'ukuri kigomba gukurikirana kora kuki umuntu yagiye hari agafungwa akagaruka agakomeza niba yakoraga. Ubwo ngubwo ntandi nyine bihita bihinduka ingeso. Burya hari ikintu no mu bahanga bize kimenoje bayita mu ndimi z'amahanga recidivism. Burya abantu byabaye gutyo nyine we babaho agahora asubiramo icyaha nyine, ukamuhana gasoka gasubiramo, ukamuhana gasoka gasubiramo, kugeza nyine igihe abantu bigerwaho bakambika ibikomo. Kamubwira turazi waratunaniye, tugiye kwambika igikomo, ugenda hano tuyibona. Ubwo ndavuga mu bindi bihugu, ariko kuri twebwe nkuko bivuze bizafata nyine ko inzego zihura zikabiganaho zikareba niba uyu mubare ukungana hakigwaho isasoka bangahe, hakira bangahe, abavamo bikangani bangahe, hanyuma hakorwa iki. Ariko mu by'ukuri sinakwicara nemeze ko ngo nta gikorwa, kuko abasohoka muri gereza ni benshi, abasohoka mu bigo ngororamuco ni benshi, kandi siko bose bahita bagaruka mu ntuze mu bugizi bwa nabi. Gusa iyo hagizemo uwo bitagenda neza ntibikunde akitwara uko yari ameze cyangwa nabi kurushaho, ubwo nyine nta kundi tubereho turanatsi kacu. Ikibazo cya mbere umbajije, ubwo uratuma nibaza niba ejo bundi nabonye umuntu warashwe avugana n'abantu muri Amerika arapfa. Ese birabuza abayobozi n'abakuru b'ibihugu kujya muri Amerika mu nama y'umuryango w'abibumbye kubera iyo mpamvu? Ndumva atari byo. Na Amerika habayo ibibazo byaho, mu Bwongereza ibibazo n'ahandi. Natwe rero kuba burya iyo bavuze ngo igihugu gifite umutekano, suko nta byaha bihari, nuko ibyaha bikurikirana neza ababikoze bagafatwa. Sinzi mu byumva umutekano urimo n'ibyo byose. Ese ukoze icyaha baramureka akidegembya agakomeza akagira abandi nabi, akakomeza kugira abandi bantu nabi, akabi bakabica, akidegembya nta guhanwa nta gufatwa? Buriya icyo nicyo kibazo gikomeye. N'icyaha ubwacyo ni ikibazo, ariko biba ikibazo gikomeye iyo ukoze icyaha adakurikirana. Nujya mu bihugu aho umuntu akora icyaha akica, agakiza, agatema, ntakurikirana, icyo gihugu kugishyira muri kategori y'igihugu idafite umutekano birabyumvikana. Rero twebwe kuba mu masaha atageze 28 babigizemo bafashwe, uyu munsi tubafite, ubwo umuntu harya yagira impungenge zo kuza kandi banafashwe? Yari kugira impungenge iyo bari gukomeza ibyo bikoresha bidegembye. Ariko icyo nshaka kuvuga rero nuko kuba hari insida yabaye, hari ubugome nk'ubu bwabaye, ntabwo bigomba gutera umuntu ubwoba, kuko mu by'ukuri nicyo inzego ziba zibereyeho, zigomba kubikurikirana kugira ngo ziburizemo n'ibindi bishobora kubaho, ariko n'ababigizemo hari bagakurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero ntabwo icyo ngicyo twe kidutera impungenge. Nta nubwo wavuga ngo nicyo cyambere kibaye ngo ni ndrenge ndahire ngo ntibizongere, biraguye. Nta na societe nimwe hagira umuntu haguruka kirenga akavuga ngo nta cyaha kizaba muri societe, biraguye. Ni nko bavuga ngo iwanjye mu rugo nta mwana uzigera kubaga, birashoboka? Ntibishoboka. Ni nkuko mu kazi aho uri wavuga ngo nta muntu n'umuzigera witwara nabi, birashoboka? Ntibishoboka. Niko umuntu ateye, niyo mpamvu hariho amategeko, niyo mpamvu hariho inzego. Nuko abahanga bice bakamenya ati hari abantu, ntabwo abantu bose bareba kimwe, ntabwo bose batekereza kimwe, abantu bose ntibakora kimwe, abantu bose ntibafata umwanzuro kimwe, abantu bose ntibagira amarangamutima kimwe. Hajyaho amategeko, hakajyaho umurongo, hakajyaho amabwiriza, ku buryo uyatandukiriye hari uburyo akurikiranwa naho ashyira. Ngarutse ku kibazo wari ubaje cy'imibare, ubwo kiramfasha no muri ibyo bihumbi byose iyo birekuwe, ubwo biramfasha no kugenda na Theo yumvireho, siko bose iyo basohotse bagaruka mu bwizi bwa nabi. Bazi ibyo bihumbi byose bigarutse bigasoma mu bwizi bwa nabi, izi kamera ntabwo mwazigenda urumva. Ariko icyo tuvuga mu by'ukuri, icyo cy'imibare, icyo cy'abantu barimo nkuko ubucamanza bisobanura cy'amadosiye bakiriye, navuga kuko bose basohotse siko bababi, hari n'abahinduka bakaba abantu beza.
ese ntabwo mwari mwumva abo twese mbona iz'impinduka, ntabwo mwari mwasura basigaye bafite ibikorwa bakubwira uko bari babayeho, bari abantu beza bafite batanga n'akazi, bahinga, babaza, badoda, basudira, bishyize hamwe. Nuko wenda inkuru iba ari ya yindi nyine muzi ngo umuntu yariye imbwa, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bakora ibintu byiza wenda bitakiri inkuru kuko bahindutse, nacyo twifuza, bari hanze aha ngaha bavuga ko izi inzego zikora kandi hari icyo zifasha. Gusa no guhoza, ntabwo wavuga ngo uratuje uraryamye turaryamye turarekeye ngo abantu barahindutse babaye beza. Oya, mushobora kuba mwiza uyu munsi ejo akaba mubi, ariko havuka n'undi utari mwiza, nawe agomba kwitabwaho kandi agakurikirana. Ikintu rero mu by'ukuri uko amategeko yubatse, ikintu cyo kuba abantu barekuwe bakiri kuri polisi, barekuwe bakiri mu bugenzacyaha, barekuwe bakiri mu bushinjacyaha, barekuwe n'abacamanza, ni ibintu bisanzwe kandi biteganywa. Kimwe muri principe nuko umuntu guha umuntu amandi mahirwe yo kwikosora no kugira ngo abeho neza, nabyo ni bimwe mu by'amategeko yemera. Ariko yahawe amahirwe ntayakoreshe neza, mu by'indimi z'amahanga bavuga kwa abusing, ubwo nyine mu mategeko ahita akurikizwa akora akazi kayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo buri muntu wese ukoze ikosa n'icyaha wese umushyire mu gihugu. Birumvikana ko hari n'abacamanza n'amategeko bareba bakavuga bati iyo turebye amateka y'umuntu, turebye uko yitwaye, turebye uko arabaye muri sosiyete, birashoboka ko yahabwa andi mahirwe, yenda agahabwa igifungo gisubitse cyangwa akabamurekura kuko babona hari impamvu zo kumurekura yakwikosora, cyangwa bagafatwa umwanzuro yuko anahamwe. Ibyo byose birateganyijwe. Ntabwo wagira itegeko uko zikosa wese amanuke, ntabwo byakunda, sinzi ko bishoboka. Hari nayo mahirwe, ariko nyine nicyo abiga amategeko no kuyatunganya babereyeho bashobora kwiga n'ubundi wenda mufasha kugira ngo dufatanye. Ariko ikintu cy'ingenzi nuko twebwe muri sosiyete tugomba kugira uruhare mu kugarura abantu bose tubona bagiye kuyoba, guhera mu rugo aho dutuye n'aho dukorera. Abantu natwe tukabashyiraho ijisho, nitubona umuntu imyitwarire atari myiza tangire kumubwira tuti garuka hakiri kare bitarageraho ibi ngibi bigeze. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Turi mu karere ka Nyarugenge, hano ni mu karere ka Nyarugenge, karere ka Nyarugenge aho bita Rwamara. Mu minsi yashize aho mwabonye video imaze itambuka ku mbuga nkoranyambaga, akari video y'uyu mubyeyi aho abasore bari bamuhuriyeho barimo bashaka kumwica, niko navuga. Akari umubyeyi tugiye kuganira rero, tugiye kutuganiza tubwire se byagenze gute, intandaro yabyo ni iyihe. Mbere na mbere reka mbanze nguhereze ikaze. Umeze neza? Yego, meze neza. Bakwita ngo iki? Watangira bibwiye abantu badukurikiye. Yego, murakoze. Claudette. Witwa Nyampinga Claudette. Yego. Nyami, twabonye video hanze abantu bagera kuri batatu, ni batatu cyangwa ni bane? Batatu. Baguhuriyeho barimo baragukubita, bamubona bamwe bafite imihoro. Ndagira ngo tubwire intandaro ya bintu ni iyihe, byagenze gute, byavuye kuki? Yego, nge ntabwo navanga intandaro ndayizi, ariko nari ndimo gutaha mvuye mu kazi. Nari ndi mu nzira ngenda ko ngiye kugera hafi yo mu rugo, ndi gutaha n'amaguru. Yego, mpura n'abasore bagera muri 4. Barantangira. Yego. Barambaza ngo ndavaye nkajya he, ndabwa ndatashye. Ubwo mwahita arampirika. Abandi nabo barazana, urumva bari mfite agasakoshi karimo telefone n'amafaranga. Yego. Ubwo nkimara kwikubita hasi naguye ngwiriye urubavu rw'ibumoso. Ubwo batangira gushaka kunkuramo agasakoshi, abandi barimo bantemagura. Abandi barimo bantemagura. Ubwo ndatabaza. Ndatabaza gusa sinabashije guhita mbona abantu bantabara byihuse. Yego, ariko haje gucaho umuntu wari utwaye imodoka. Yego. Yego, niwe usa nkaho navuga ko yakoze ubutabazi bwihuse. Yego.
yavuze amahoni urumva wenda agira ngo n'abantu babyuka imbara abaryamye cyangwa imbara bari hafi baze batabare. Ubwo cyakora ntabaje pe ni nawe wafashe kariya kavidewo nanamushimira ko yagize neza. Yego gusa hashize akamwanya uko nkomeza gutabaza haje umunyerondo nawe baramutema mu mutwe. Urumva ntabwo n'ubundi ntabwo yakubasha kuntabara abantu bafite imihoro ntabwo biba byoroshye. Yego ndumva ari uko navuga ngo byagenze uko nyine batangiye bashaka kunyambura. Yego bakanantemagura ariko byarangiye nyine ubundi amafoto agasakoshi karimo amafaranga na telefone babijyanye basiga n'ubundi urabona ko bansize hari bari bazi ko napfuye. Yego biraza gutuma nibaza baje bashaka kwaka agashakoshi ariko se wowe wigeze ugerageza kubarwanya? Oya ntabwo nigeze mbigerageza. Warabaretse hanyuma se iby'imihoro byajemo bite mu gihe utari wabarwanyije? Ngewe urumva baramiritse nikubita hasi bo barwana no kumfungura agasakoshi kuko kaba gafashe uba uri agasakoshi wambaye mu nda nyine baba bagafunze bakiyegereje kari gafashe maybe uko batari baza uko bagafunga cyangwa naho kafungiye. Yego nibwo rero bahereye ko bantemagura wenda sinzi icyo bagambiriye kuko n'ubundi ntago imbaraga mfite zarwanya abantu bane. Wari usanzwe bazi wari ugiye uzarabo wabonye harimo waruzimo muri bo? Oya nta n'umwe nzi. Yego ubuzima busanzwe ubundi warutu ukora iki? Yego ubuzima busanzwe ncuruza imyenda Kimisagara. Ndashaka tuze gusa nk'abasubiye inyuma uduhe ishusho y'umunsi wawe kugira ngo ibyo bize kuba wewe utubwire nko kuva mu gitondo kurinda ugiye mu kazi ko hari igihe ushobora gusanga ari nk'umuntu waba baragukurikiye kuva mu gitondo ukajya ku kazi ugiye gucuruza imyenda akaba yarakubonanye amafaranga. Tugira ngo uze kutubwira ishusho y'umunsi wawe igihe waviriye mu kazi ese wari wiriwe Yes. Yego urumva ngiye mu kazi navuyeyo mukajya nko gufata kamwe akajuwisi cyangwa se abanywa agasembe bakagafata. Ushobora kuba wahureyo n'umuntu wenda akabona mwasagambye akavangureka tuze kureba mwaba bantu wenda harimo ufite amafaranga. Ibyo bintu byarigeze biba? Oya nabyabayeho ko abashitanye n'undi bari ku kazi nabyabayeho pe. Hagurutse nka saa tanu ntega moto ngera kuri 40 ko dari maciye ngo hari akantu ngiye kuhagura nyine kuri 40 kuko n'ibyo namaguze barabimenesheje muri kaburimbo. Waraguze ibiki? N'umugati. Uratubwiye ngo wageze mu rugo urongera uragenda ujya kuraba abashuti bawe hari saa 5 z'ijoro nibwo mwatandukanye? N'abashuti banje hari saa 5. Uravuga itireka ngura umugati w'abana kuko twabonye ko uri umubyeyi ufite abana uvuga itireka njyana umugati nza kuba. Yego. Wamanutse wumva nta bwoba kumanuka saa 5 uri wenyine uzi ko ufite amafaranga nta bwoba wari ufite? Urumva saa 5 ntabwo babwije cyane kuko n'abantu baragendaga mu muhanda. Nuko nge nabuze ntireka manuke gake n'ubundi ngiye kugera mu rugo kuko abantu ko n'amabutike yaragifunguye. Numvaga nyine hakiri kare pe ntabwo urumva yo mbona ko bwije na gutega moto kuko nabonaga hakiri ko nabonaga abantu bagenda mu muhanda nabonaga hakiri kare. Uramanuka ubuhuye n'abasore wasanze bateze hari ukuntu umuntu atega umuntu akamugwa gitumu cyangwa wabagezeho ubura abantu ubona imbere yawe? Tubwira ujye guhura n'abo basore kuko twabonye ko nta hantu mwikoni ngire ngo abantu bari buze kuhabona. Wababonaga imbere yawe cyangwa bakuguye gitumu? Oya nabonaga imbere yanjye ariko nabonaga nyine nanditswe nk'abantu bagenda nanjye nsa nkaho mbatambukaho ntabwo nanditse ko nyine ari abagizi ba nabi nanditse ko ari abantu bari kugenda mu muhanda. Wabageze impande wowe uratambuka? Yego nyitambuka bahita bampagarika. Baraguhagaritse bakubwira ngo iki?
barampagaritse barambwira ngo uri murava he ukajya he Yego. ntabwo ari ndatashye numva wenda ko ari abantu basanzwe pe yego Yego. kutamubwira ngo ndatashye nibwo umwe yahise ankubita nikubita nyine hasi yagukubise iki ntago uko biri kose nimba yarankubise nimba nzi ikintu wowe kuko wisanze wageze hasi yego nuko ubwo ngubwo icyo gihe mu muhanda harimo abo bane niyo modoka imodoka itaraza yari itaraza urumva imodoka yaje nyuma bari kuntema yego imodoka yaje nyuma bari kuntema yego uwo isa nkaho itabaza yego imodoka yaraje isanga bamaje kukurambika hasi yego imodoka yasanze hashize nk'igihe kingana iki uri hasi urumva igihe cyo ntabwo ntakimenya ariko ntabwo yatinze cyane ariko urumva bari bashyize hasi bari kuntema bari kunyambara n'agasakoshi yego abantu benshi barimo baravuga bati uyu muntu wafashe iyi videwo kuki atigeze aza ngo atabare ahubwo agahagarara agafata videwo abandi bakavuga si uyu muntu wafashe videwo ntabwo yari ari kumwe n'abo bantu umuntu wafashe videwo we uramuzi ntabwo muzi ariko ngo ni uwaho hafi nawe yarimo ataha urumva wenda yego wenda byari bikwiye ko wenda ngo yakavuyemo akaza kuntabara ariko biragoye nanone umuntu umwe guhagarika imodoka agasiga mu muhanda akaza gutabara yego ashobora gutekereza nyine ibintu bitandukanye akavuga ati nanjye barantema cyangwa se maybe yuko bari abantu wenda harimo n'uwiba imodoka yabona nyivuyemo agahita ajyamo akayiba nyine urumva ntabwo ngewe ntabwo namurenganya pe n'ibyo yakoze yarakoze ko urumva ntabwo baba bari kumwe ngo bafate videwo anayitange babaye bari kumwe yafata videwo ariko bakajya bayireba binezeza ibyo bakoze ntabwo yayitanga uyu nguyu wagufashe videwo se byibuza nyuma y'icyo gihe mwongeye kuba mwavugana ngo akubwire wenda anakubwira ati akwihanganishe yigeze basi aza mu bantu bakurikiranye amakuru yawe nyuma yego yarayakurikiranye ariko nyine kare kuko yagiye no kubivuga no kuri polisi bamuhamagaye kenshi nawe mu gitondo yamuhamagaye aranyibwira arambwira ati njye nafashe iriya videwo arambwira ati hangane yego yego icyo bwafasha uwo muntu nimero ye urayifite ariko yego ndayifite niba ngombwa uraza kudufasha tuze kuyiduha tube twamuvugisha sinzi nimba iri hafi wenda mukamuduha twaba twamuvugisha akatubwira ukuntu byari bimeze noneho hari abantu noneho babonye iriya videwo utubwiye ko uriya yaje asanga n'ubundi hashize iminota batangiye kugukubita batangiye kugukubita no kukwaka biriya wenda afata videwo bari gutema ndagira ngo noneho umereze isura nyuma ya biriya hakurikiyeho iki bariya bamaze kugutema bihita bigenda bite bariya bamaze kuntema hahise haza n'abamotari kuko njye nagaruye ubwenge mbona ari abamotari bahari bavuga ati ngo tujyane kwa muganga kuko umumotari urumva haba bamaze no gutema n'umyerondo yego abamotari bahise bitanga Imana ijye bamugisha nabo baratabara bahise bitanga bavuga ati muze tubageze kwa muganga bakujyana kwa muganga ahagana he centre de santé ya hano Rwamara centre de santé ya Rwamara bagukorera ubutabazi bw'ibanze yego sinzi iyo nimero ye mwayibonye tube twamuvugisha umuntu ashobora kwibaza ngo ese niba umuntu aguteze agahita bahise bakigukubita wenda tubyite nk'aho ari jido wageze hasi ntabwo wigeze ubadwanya cyangwa bo bahise bafatiraho bagutema tubwire wowe bakimara kugukubita iyo jido ukagwa byagenze bite barakubwiye duha ibyo ufite byagenze gute oya bakimara kumwita jido nkakubita hasi nta kindi kintu bigeze banya kuko bambwira ngo duha ibyo ufite nari gukura mu gasakoshi nkakabaha yego ntabwo nta kindi kintu bigeze bambaza wenda ngo bakeneye wari ufite ni ibiki wari ufite mu gashakoshi utubwiye ko wari ufite umugati ufite agashakoshi ndetse na telefone tubwiye se mu gashakoshi hari harimo ibiki mu gasakoshi harimo amafaranga 32,000 ibihumbi 32,000 nibyo wari ufite telefone
na telefone ya Sony n'iya gatushe ya Tecno. telefone ya Sony telefone ya Sony n'iya gatushe ya Tecno Yego. byose barabitwara. ubu ngubu basigara nta na kimwe baguhaye. Hanyuma si ubwo kwivuza ko y'amafaranga yo kwivuza uri kwivuza gute? Nk'uyu munsi nigeze kukuvugisha numva ngo wagiye kwivuza kwa muganga, ubushobozi bwo kwivuza buri kuvayo ko numvishe ko n'ubuzima wari urimo ntabwo bwari ubuzima bwiza, ndetse n'ahantu twagusuye twabonye ko ubuzima nyine ntabwo ari bwiza pe. Hanyuma rero nyine uri kuvurwa gute? Ninde uri kugufasha? Yego murakoze. Kuko ibyo mba bikimara kuba hari umumama duturanye hano niwe wahisemo amafaranga yo kwishyura hano kwa muganga. Yego urumva ndi kwifashisha inshuti n'abavandimwe babwira ni mungurize nzabishyura. Yego. Ati bakugurize uzabishyura. Kugeza nabwo kuzana telefone mufashe kuri nimero za wa muntu nta kintu bitwaye nawe tumuvugishe atubwire. Ntabwo nayanditse ntabwo wayibuka kuri simukadi. tube dukaseho gato. Yes, reka duhamagare uyu muntu wagutabaye atubwire ese byari bimeze bite, ese we yabibonaga gute mu gihe ari kwitaba. Ndabona iyi nimero kuyifatisha biraza kugorana. Uganira na Kabaka reka amenye ishaka ntabwo iri gucamo. uraza kutubwira we wamanutse komeza ntabwo ariko. Yes. Alo. Yego mwiriwe neza. Yego ni Vincent tuvugana. Ubwo banditseho nabi. Jewe ndi umunyamakuru. Nari ndi kumwe na wa mubyeyi ejo bundi waguye mu gatego abantu bakamugirira nabi. Yaraduhaye nimero yawe atubwira ko ari wamutabaye ukaba wafata video ari watumye nyine abona ubutabazi. Twagira ngo tukwibarize ese umutabara byari bimeze bite, wahageze usanga ishusho imeze gute? Nihangane nyuma y'iminota ingahe? Mu minota 5. Nta kibazo, nanjye nta nubwo ari ibibazo byinshi nashaka kubaza, niyo waparika gato tukavugana umunota umwe cyangwa 2 byaba bihagije. Sawa nta kibazo. Yego nta kibazo. Okay. Ansabye iminota 5 urumva ko ibyo byose aratwaye kandi iyi ni ya gahunda yo gutwara, ntabwo twemerewe gutwara turi kuri telefone. Reka twihanganira iminota 5. Yego. Hanyuma rero noneho reka utwibwirire, nabonye abantu baragutemye n'abari batangiye gutangaza inkuru ngo abaze gupfa, bagutemye hagana hehe, wagerageza kugenda utwereka ahantu hamwe na hamwe bagiye bakoze umuhoro. Yego. Banemye mu ivi. Haragaragara bagutemye? Yego. Yego biri kugaragara mu ivi, urabona ko bamutemye mu ivi. Yego. Naye handi? Na hano mu nkokora. Na hano hejuru. Yego. Na hano ku jisho. No ku jisho naho barahatemye? Yego. N'umuhoro? Sinzi icyo bahatemesheje. Wabyutse ubona naho hameze nk'ahasadutse. Biri kugaragara ko aho ngaho ku kaboko ko urabona ko n'inkovu ziracyari kugaragara, hirya y'igipfuko hari inuza hari akaboko. Nabyo biri kugaragara, hari inkovu nyine yigo yo kwigaragara ko bagutemye. Hanyuma si ubwo ngubwo ko numva ko mu honose bagutemye nyine ubwo uri kubasha, ndagira ngo nyine umbwire uburyo uri kwiyumvamo mu mubiri wawe. Urumva nyine ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye ariko nanone umva nk'umuntu mukuru ntabwo namera nk'umwana. Ndihangana nyine. Yego. Yego. Hari ikibazo natakubashije ariko. Utuye muri no karitsiye? Niho usanga utuye. Abo bantu
muri ino karitsiye bino bintu bisanzwe bihaba ku rugendo twavuga ngo wenda ntabwo ni wowe wari nyine ni wowe wari watezwe wenda uwo munsi cyangwa nawe n'umwaka cyangwa ni abantu wenda utekereza ko ari abantu muziranye baba bakuzi cyane ko wari uvuye mu nshuti zawe niba batekereza ko ashobora kuba yaragambaniwe bimeze bite? yego hano muri uyu mudugudu ntabwo ibintu byo kwambura umuntu bagashaka kumwica ntabwo byabagamo. wenda ntaho bitaba kuba umuntu yagutangira akakwambura telefone amafaranga se ariko noneho gusiga bashaka basa nk'aho bashaka kukwica ni ubwa mbere bibaye. Yego ariko nta bantu nkeka baba wenda barangambaniye. Yego mu buzima busanzwe ngo ucuruza Kimisagara mu isoko ufite abana bangahe? Ngaba hariya babiri. Abana babiri. Yego uribana nta mugabo? Oya nta mugabo. Arahari? Oya ntawe uhari. Wirwanaho gutyo noneho kwanga no muri iyi minsi biragoye cyane. Ese abantu ucuruza utwo tuntu ucuruza hari ibintu mu Kimisagara bahita muri terera hejuru niko tubyita nibyo ucuruza? Yego niwe terera urumva ko n'ubundi ubuzima ntabwo bwari bumeze neza. muri iyi minsi muri kurya muterera ubwo mubayeho mute? biragoye nyine numva ni ukuyohereza umwana kuri butike aho ati mugende batwandike mu gakayi Imana uko ariko zizadushoboza tuzishyura. kuko nanone nta mubyeyi wareberera umwana w'imyaka 5 amusaba ibiryo amusaba igikoma ntacyo afite ngo wakwemera ukanavuga ati wenda bazaze kunyishyuza wenda bigenda ukunda ariko nta mubyeyi wakwishimira kubona umwana ashonje. Yego abana se bo ku ishuri ko nta mwana wajyaga ku ishuri muri iyi minsi se muri bano? uriya yajyaga ku ishuri kurumva nyine nayo mafaranga riga batwaye bananzi ko ndi buryo ke njya kuyaguramo ibikoresho byiwe by'ishuri. Yego ibindi wenda nkazabigura cyega cyo hari ibyo nari nishyuye. Ubuhe? Uwo mutoya. Uyu mutoya. Yego urumva ubwo none n'ishuri ryahagaze birumvikana. Yewe urateganya se byibuze hari abavandimwe ufite bakiba wenda uvuga ati bashobora kumfasha nkanagaruka mu buzima busanzwe nkayisuganya baba hari byibuze?